Muraho neza, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mwe mwese mukomeje kunyereka ko turi kumwe munkurikira. Uyu munsi murabona imbere yanjye mpafite igitabo kinini cyane. Iki gitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya rero nayifashe hari ijambo nashakaga kurebamo kandi narayibonye. Nashaka kureba uko abakristu ba mbere bitwaraga, kandi dore narabibonye. Nawe niba ushaka ko ubimenya cyangwa se kubisoma, wajya mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 guhera ku murongo wa 42 kugera ku murongo wa 47. Harabikubwira neza cyane, hakubwira uburyo ki abakristo ba mbere babagaho. Urebye uburyo abakristo ba mbere babagaho ukagereranya nabo ubu ngubu, wasanga abakristo ubu cyangwa se ubukristo bw'ubu ntaho bushingiye, nta n'uburiho. Ngo abakristo ba mbere bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanyurira hamwe umugati no gusenga. Urumva ukuntu abakristo ba mbere bashyiraga hamwe. Ariko kuri ubu ngubu murajya gusenga, mwicarane ku ntebe mutumvikana. Niba avuga batubwira mugenzi wawe iki, ukimubwira umureba urujisho. N'ubwo byazo dufite kugira ngo babone ko babimubwiye, ukimubwira umureba urujisho, nimusohoka mugere hanze utangire gucira nawe anyureho acire. Ibyo ntabwo ari ibintu bikwiye kuba biranga abakristo. Abakristo bakwiye kuba bagira gute, banafashanya muri byose, nk'uko hano bari kubitubwira. Ngo abemera bose bari bashyize hamwe, n'ibyo batunze byose bakabigira rusange. Abemera bose bari bashyize hamwe, n'ibyo batunze byose bakabigira rusange. Ariko birababaje kubona umuturanyi wawe yishwe n'inzara ukamwima icyo kurya. Burya icyo kurya ni ikintu utakwima umuntu pe. Umuturanyi wawe yishwe n'inzara, araburaye, wenda muri iyo minsi ntabwo ararwaye, wenda ntabwo yakoze, araburaye, ufite ibiro 5 by'umuceri, ntiwamuha n'akarobo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bidakwiye kuba biranga umukristo. Umukristo akwiye kuba arangwa no gufasha mugenzi we mu bibazo afite. Rero wowe nkurikiye, nagira ngo nkubwire nti ntabwo Imana izaguhembera yuko wariye ugahaga wenyine, ahubwo izaguhembera yuko wibutse n'umuturanyi wawe udafite icyo kurya ukagira icyo umufasha. Hano rero iyo barimo batubwira abakristo ba kera uko babagaho, baba barimo badutoza natwe uko dukwiye kwitoza kubaho. Wenda bishobora kutaba 100%, ariko ntukabone mugenzi wawe abuze icyo kurya kandi ugifite ngo reke kumuhaho. Hano barakomeza batubwira bati ngo iminsi yose bashishikariraga kujya mu ngoro y'Imana bashyize hamwe, bakamanyura umugati imuhira, bagasangira mu byishimo no mu bworoshye bw'umutima. Urumva ko babagaho neza cyane. Uyu unabyumvise gutya uhita wumva barabagahe muri paradiso. Izi musesi paradiso ni paradiso. Basingizaga Imana kandi bagashimwa n'abantu bose. Yes, basingizaga Imana kandi bagashimwa n'abantu bose. Muri iki gihe urajya gusenga ukavayo bavuza induru, bavuza induru. Ejo gahita uvuga uti ntaho nzasubirayo, ndajya gusenga bakanseka. Ariko ntabwo hagombye kuba wikata gusubira gusenga, ahubwo nyine wagombye guhindura imyitwarire yawe n'imyifatire yawe. Kuko buri icyo babasetse ntabwo ari uko wagiye gusenga, ahubwo babasetse ku myitwarire yawe idahinduka. Uri indaya ntushaka guhinduka,
uri umubeshyi ntushaka guhinduka, uri umurimanganye ntushaka guhinduka, uri umwambuzi ntushaka guhinduka, kandi uhora usenga. Gusenga kwawe gushingiye he? Gusenga ubundi byakaba ari ibintu bidutoza guhinduka, aho wakoze nabi ukahigorora ugakora neza. Ariko hari abafashe gusenga nka bizinesi, akambara neza, kubita iturusu, kubita ipantaro nziza, ambara ncongo, yarangiza akagenda mu rusengero ngo ngiye gusenga. Yabona bose bamureba ati buriya ninjye waje gusenga, naho abandi barabeshya. Ariko siko biri. Imana ntabwo ari ibyo byose ireba. Imana ireba umutima w'umuntu, uburyo umuntu ari kwisubiraho mu byo atakoze neza. Rero nimba abantu bagusetse, ntukagire isoni, ahubwo uvuga uti, ujye uhita wireba uvuga uti bari kunsekera iki, mbayeho gute, wisubireho. N'abejo ahubwo uzasanga bari kugira gute, bari kugukurikira. Barakomeza batubwira kuri 47 basingizaga Imana kandi bagashimwa n'abantu bose, nuko Nyagasani akagwiza uko bukeye umubare w'abacunguwe. Biratangaje muri iki gihe umubare w'abakristo uriyongera, ariko imbuto bera zijya hasi. Ese ni ukubera iki? Ikibazo gihari ni uko buri muntu wese aba yihugiyeho cyane, n'iyo abwiwe ntabwo yumva. Iyo umuntu wakoze nabi wumva agututse, kandi ni ukugukebura. Kubwira wakoze nabi ni ukugukebura. Rero hano mu musozo wabo baratubwira bati nuko Nyagasani akagwiza uko bukeye umubare w'abacunguwe. Natwe turagura buri munsi, turabatizwa, abantu 100 babatijwe, abantu 1000, abantu 5 mu mwaka, ariko ugasanga imbuto zirasubira inyuma. Rero tubatizwe, ariko umukristo ntabwo ari wabatijwe gusa, ahubwo ubukristo bwawe bugomba kujyana n'ibikorwa ugomba kugira gute gukora. Nibyo nagira ngo mbabwire uyu munsi, mbabwira cyangwa se mbasangiza ku mibereho y'abakristo ba mbere, uko babagaho bashyize hamwe, basangira ibintu byose kandi basingiza Imana. Imana ikagwiza umubare w'abacunguwe. Ikibazo ugomba kwibaza, ese nanjye mu bacunguwe ndimo? Ese ndabikwiye? Nusanga utabikwiye wisubireho. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.